Ndabasuhuje nanone bakunzi ba Beni Grace TV. Aka kanya tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu yakaranga ibishyimbo. Aha nari maze gushyiraho isafuriya, nshyiraho amavuta gusa. Kano kanya nubwo umuntu agiye gukaranga ibishyimbo, ngiye kubereka ibintu tugiye gukoresha. Ibintu tugiye gukoresha harimo amavuta aya nari maze kwesuka mu isafuriya, yari imaze gufata. Iyi ni tungurusumu y'ifu, iki ni igitunguru, iyi ni soya sauce, tukagira n'ibishyimbo. Ibishyimbo rero ngiye gukaranga nabanje kubishyushya, ni bikeya ariko nta kibazo, ntabwo ari kutubirya byonyine, ni ukuvuga ngo ntabwo ari iby'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo aha rero nashyizeho amavuta. Rero mbabwire, nubwo dukunda amavuta make mu bishyimbo, ngiye gukaranga ibishyimbo, ibyo byarananiye shyiramo amavuta menshi. Icyo rwose nimwirirwe muvuga amavuta, nicecekere gusa, reka ngabanyeho, ndabona nka nakabije. Ibishyimbo ni amavuta, ushobora kubirya biryoshye. Ku gishyimbo rwose aho naratsinze, yego, kandi nzi ko aricyo kibiryoshya iyo nayishyizemo menshi, nuko nzi ibanga ryabyo, ntabwo ari uko nyakunze. Ndabizi ko amavuta atari meza rwose, nimwivugisha cyane, ahubwo ni uko nzi neza ko biraryoha kurushaho. Aha rero twagiye, ntegereje ko amavuta ashya, ndumva asa nk'ahiye. Kadushyiremo igitunguru, yego, hanyuma kireke gise nk'igishya. Mbere ku kuntu uzakaranga ibishyimbo bikaryoha bikamera nk'inyama. Ibishyimbo bishobora kuryoha, urabanza ukabishyushya, wabyumvishe, wamara kubishyushya ukabisubika nkanjye byari bivuye muri firigo, kuko niyo byaba bitavuyemo ariko burya ubanza ukabishyushya nibwo biryoha mu kubikaranga. Hanyuma igitunguru ndasa nk'ugihisha ariko gahoro, ntabwo ushaka gishya cyane, kidashirira. Icyo nicyo nanga, ntabwo nkunda igitunguru gishiririye. Hanyuma nyuma yo gukaranga igitunguru ndabereka uko tugenda tubikora gake gake. Uzabikore gutya nawe uzumva ukuntu ibishyimbo biryoha. Muravanga ibishyimbo, ntabwo biryoha. Ibishyimbo bisigaye bihenda, bisigaye bigura menshi, tugomba kubirya bisa neza, bimeze neza. Kuvuga ngo rero ahangaha ntegereje ko igitunguru gishya, hariho akariro gake, ntabwo nabikaranze ku muriro mwinshi. Hanyuma nyuma y'uko igitunguru gishya, ntabwo njya ngihisha cyane, ntabwo nkunda imboga zihiye cyane, nawe babwiye, bikunda bitarashya cyane, ntabwo nkunda kubishiriza. Kuvuga ngo ahangaha tugiye gushyiramo ibishyimbo uko igitunguru kimeze gutya. Ahangaha tugiye gushyiramo bya bishyimbo byacu, naho ngira gutya ikibazo. Ngaha basa nk'abarindira bibanze bifate amavuta yo hasi, basa nk'abapfundikira bya bishyimbo byacu, basa nk'ababipfundikira gatoya, bibanze bifate amavuta. Ntabwo uhita uvanga, kandi nta n'ubwo ushaka kubisukuma. Ndaje mbereke mubishe. Aha ibishyimbo murabona neza ko afashe amavuta. Tugiye gushyiramo ikintu bita umunyu. Mwabonye ni nk'akayiko gato ushyizemo. Hanyuma nongere nsimbize, ntabwo ndabivanga n'ikiriro, ntabwo nshaka kubicucuma, ngiye kubisimbiza. Nyuma yo kubisimbiza, nabisimbije. Bisimbiza ni ukubiterera, bavuga kubisimbiza cyangwa kubiterera. Yego, ndagaruka nongere ndindire. Hanyuma ikintu ngiye gukora, ngiye gushyiramo ikintu bita tungurusumu.
gupima ikiyiko. Iyi ni tungurusumu ya garlic powder, tungurusumu tugereranyije nka 1/2 cy'ikiyiko. Ntabwo ari nyinshi, n'ibishyimbo ntabwo ari byinshi. Hanyuma tugiye gushyiramo na soya sauce. Bashyiramo soya sauce mu bishyimbo, niba utajya kubikora uzayishyiremo wumva. Soya sauce nayo iba nziza mu bishyimbo. Ngeremo n'akandi gace ntabwo cyuzuye. Hanyuma twongere dusimbize, ariko tubanze tubireke umunota umwe bibanze, hanyuma dusimbize. Yego, twamaze gushyiramo ibyo nkeneye byose. Aha rero ucishamo akarusho gato, kuko ntabwo ushaka ko kugira ngo soya sauce ikoremo na tungurusumu, ntabwo nkeneye ko bigira bishya cyane. Ntabwo muri kubibona. Aha murabona ko ibishyimbo byari bihiye. Urabona ko ushobora guteka ibishyimbo neza kandi mu buryo bwiza. Rero niba ukunda ibiganiro byanjye, nagusaba kujya gukora subscribe niba ubona hari ikintu bigufashije guteka mu byo nkoze cyangwa mu byo nkora. Ukanda like niba ubona bikunze, hanyuma ukanyandikira muri comment ukambwira neza uko wabibonye cyangwa ukundi twabigenza. Rero ibishyimbo ushobora kubeshya ikintu icyo ari cyo cyose, yaba ubugari nako, yaba umuceri, yaba ibirayi, yewe n'ubwo bugari nta kibazo. Ushobora kuba ufite agasosi ku ruhande, yaba igitoki, yaba ibijumba, yego, yaba amakaroni, yaba ikintu cyose ufite wabirisha, yaba imboga. Murabona neza ko ushobora guteka ibishyimbo neza bikaryoha. Ibishyimbo biraryoshye pe, ntabwo mbabeshya. Niyo mpamvu rero niba ukunze ibiganiro bwanjye, niba wumva hari ikintu bigufashije, kora kuri subscribe. Niba wabikunze kora like, kanda na comment, wandike na comment. Urakoze.